Yes guys, ndongeye ndabasuhuje mbahaye ikaze mu kiganiro cyo kuri uyu munsi. Nk'uko bisanzwe rero uyu ni umuyoboro ubagezaho uburyo butandukanye wakorera amafaranga online. Kuri uyu munsi rero mumenyereye yuko tumayininga Pi network ndetse n'izindi mining zitandukanye, ariko noneho uyu munsi nabazaniye social media nziza cyane irimo itanga amafaranga menshi kandi nta mvune, nta gishoro, nta mwanya munini uyitaho ukorera amafaranga. Iyi rero amafaranga yayo urayabikuza ukayashyira kuri mobile money, hanyuma ugatangira nawe kwirira amafaranga uyakesheje social media. Hanyuma rero uko ikora ndagira ngo nze tugendane, buri muntu wese arebe uko ikora, hanyuma ndabahereza na link muri description, mbahereze groupe duhuriramo kugira ngo nawe uze wige byimbitse, hanyuma usobanukirwe n'iyi social media. Hanyuma rero icyo mbasaba ni ugushora igihe. Hano nta mafaranga bagusaba, ni umwanya uri bushore, hanyuma nawe umwanya wawe ukawubyaza amafaranga. Bajya babashuka bababwira ngo tubahereje mining z'ubuntu ngo zidasaba igishoro. Nyabuneka ndakubwiza ukuri, igihe utashoye nta kintu uzabona. Ushobora kudashora amafaranga, ariko ugashora umwanya ndetse ugashora n'ubwenge. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo ntihazagire umuntu ugushuka akubwira ngo nguhereje ikintu cy'ubuntu. Nta kintu cy'ubuntu kibaho, kitona tucyumvikaneho. Hanyuma rero iyi social media nta mafaranga bagusaba, ariko ugomba gushora time kandi irimo amafaranga menshi cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo twigane imikorere yayo, hanyuma ndabahereza link muri description, hanyuma mugerageze mufungure ino account muyibyaze umusaruro bigishoboka. Aya ni amafaranga ubikuza ukayashyira kuri mobile money. Nyuma yuko tumaze kureba ino social media, tuzarebera hamwe n'ukuntu amafaranga wayabikura ukayashyira kuri mobile money. Yes, reka rero tugende tujye kureba ukuntu ino social media ikora. Kazi. Hanyuma mbere yuko dufungura, reka mbanze mbwira abantu mwese bashyashya kuri uyu muyoboro, nimba ugeze hano gerageza ukande subscribe, hanyuma ukaye no kunzogera kugira ngo nawe ujye ugerwaho n'ibiganiro bica kuri Pi Mining TV. Nawe uramaze ukanda subscribe, kandi like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Hanyuma rero reka twinjire muri account yacu turebe imikorere, uburyo wakoresha ino social media, hanyuma ukayibyaza umusaruro ikaguhereza amafaranga menshi cyane. Yes, twagiye rero turafungura account yacu. Yes, hanyuma rero reka twinjire muri app yacu, hanyuma tutangiye turebere hamwe ukuntu ino social media ikora. Ino social media niyo twita Gemagar ni apps turimo dukoramo amafaranga menshi cyane. Dore ni iyi ngiyi. Hanyuma ntuze kudownloadinga app itariyo. Ndaza guhereza link muri description, hanyuma utangire ukorera amafaranga muri Gemagar. Iyi rero irakora gute? Turayifungura. Okay, turayikanda tuyifungure. Turayikanda tuyifungure, hanyuma dutegerezeho gatoya ifunguke. Okay, hanyuma rero murareba yuko tugeze hagati muri dashboard yayo. Okay, murabireba yuko mu Rwanda irahakorera rwose nta kibazo. Muraya ko turi mu gihugu cyo mu Rwanda. Ushaka wahitamo igihugu ugiye gukoreramo. Okay, hanyuma rero tugiye kurebera hamwe buryo ki nawe wakora wakoresha ino social media. Ni social media irimo ikora neza, ikora nka TikTok, igakora nka Pop Live ndetse n'izindi social media zikora nk'izi, nayo ikora neza. Hanyuma rero reka dutangire twinjiremo. Murareba yuko mu gihugu cyacu irahakora. Ushaka kwahindura igihugu ukajya mu bihugu bitandukanye, hano turagira gutya dukande hano kuri all region. Murareba ubu ngubu noneho tugiye gukora mu bihugu bitandukanye. Ngaha twavuye mu gihugu, ushaka kwinjira mu bihugu bitandukanye hose ukahakorera. Okay, hanyuma rero murareba hano dufitemo flow, dufitemo party, dufitemo chat, dufitemo na top. Muri kubireba hano hejuru ahangaha. Kagende mbibereka. Reba ahangaha dufiteho flow, dufiteho party,
Theochat tugashyiraho na top ahangaha. Okay, hano rero ni uburyo butandukanye wagenda ukoreramo amafaranga. Hanyuma ikindi reba hano hasi ahangaha hari ahantu handitse ngo create a room. Nawe ushobora gucreate room hanyuma akakujoininga. Okay, ubu ni uburyo bwa mbere ndagira ngo tugende twiga akantu kandi kuko ino ni social media nshyashya. Okay, hanyuma reka tuzano kuri flow. Okay, tuzano kuri flow tugezeho gatoya. Reka tuzano kuri party hanyuma dukande hano kuri all. Dukande hano kuri mowa. Sorry, dusubireho nyuma gatoya. Okay, sorry gatoya. Connection. Sorry, nari nibagiye gushyira connection. Be sorry. Twatuma dukora nta connection twashyizeho. Ndimo nibaza impamvu itarimo ikora neza. Okay, hanyuma turagaruka dusubireho. Uraya hano, urano nuko data zijeho. Tuzano kuri flow. Bareba yuko connection zitangiye kuza noneho. Murareba hariya hejuru mfiteho 352. Ayandi nari nayakinnye barayandya nyine. Nawe ujye umenya yuko niba ukinnye bagomba kukurya. Hanyuma hano turaza kuri party. Hano iyo tuje kuri party tusangaho abantu bari kuri live. Reka banze bazeho ni connection buriya ntugire ikibazo. Yes, murareba yuko hano hari abantu benshi cyane bari live. Aha rero ni bwa buryo nababwiye namwe mushobora kujoininga mugakora live. Okay, hanyuma ushobora kuza ukarebamo umuntu n'ubundi nk'uko bisanzwe, ukarebamo umuntu joininga kugira ngo ujye kuri live yiwe. Okay, ushobora kuza agiye nkahitamo umwe muri aba ngaba. Reka wenda mitemo uyu muzungu. Ndizera yuko muri mukurikira. Uraza hariya kuri party uhitemo live y'umuntu ushaka kujoininga. Okay, murareba hano. Reka dukurureho gato tujye hano hasi. Muraya hano hari party, hari udutebe n'undi wakwicaraho. Ushobora kuza ugakanda hano kuri aha gatebe runaka kangaka. Okay, ugategereza bakaguha ikaze. Hano urakandaho. Ugategereza nyine hano ukakonfaminga hano kuri confirm. Hari yu confirminze we araza akaguhereza. Yabonye ari ngombwa aguhereza karibu akakwicara ikara kunuzi. Ntago ari kimwe no kuri pop live handi utegereza. Hano urategereza nyine akakuzamura. Okay, hanyuma ahangaha ni uburyo ushobora kujya kuri party bakakuzamura. Dore zose aha hose ni ahantu ushobora gukanda ugakonfaminga akagushyira kuri hano kuri pano bakaguhereza amagift. Aya mafaranga nkubwira nyaboneka, aya mafaranga arabikurika. Muze kubikora kandi mushyizemo umwete. Ndabahereza n'ubundi ndongera mbibabwiye, ndabahereza link muri description mu joining mufungure ama account. Okay, hanyuma rero dusubiye inyuma. Dufite uburyo butandukanye bwinshi cyane. Okay, hanyuma dufite uburyo butandukanye bwinshi cyane ushobora gukoresha ukinjiza amafaranga menshi cyane. Ushobora kwemvita, ushobora kuza hano kuri ahanga wenda kuri hano ukajoininga utari kuri tarimo akoresha video. Hari uburyo ukoresha video, hari n'uburyo ukoresha ama video yabo atagaragara. Ese witegereza hano ibimo bihabera. Ndebera yo nta mafaranga arimo yinjira. Guys, ndakubwira ngo hano hantu wahakura amafaranga menshi cyane. Witegereza urebe impano yo bahana hano hantu. Nawe wumve none igihe wamaze gufatisha hano amafaranga hano wahakura amafaranga menshi cyane. Okay, hanyuma rero ubu ni uburyo ushobora gukoresha ukajoininga party hanyuma ukagira gute ugakorera amafaranga. Hanyuma dore noneho yumaze kujya kuri party ibihabera. Reka twongere dusubire inyuma mbereke ubundi buryo. Hano tuzagenda twigaho ibintu byinshi cyane by'ukuntu wakorera amafaranga. Nihangane rwose ntimuze kujya kure. Murareba hano hasi, reba nk'ahangaha. Reka nze mbereke ahantu wenda tugiye kujoininga. Reba ahangaha tugiye kujoininga ahangaha. Ahangaha haba harimo haberamo amagame. Harabera game. Hanyuma turahakanda. Ahangaha
kuhakina nabyo ni byitondera kuko ushobora kujyaho bakakurya coin zawe igihe utarabisobanukirwa neza. Ahangaha niho bandiriye ahangaha niho bandiriye. Ariko nawe ndagira ngo ushishikarize ahangaha nimba ugiye gukina game ugomba kwitonda. Live hano irarangiye, sorry, hano irarangiye. Reka tujye kuri ahandi. Hano live yarangiye, reka tujye ko hari undi muntu yashyizeho game. Dore uyu nguyu Mariya ko uyu nguyu yashyizeho game. Aba bose ni amagame bashyizeho. Reka tujoininge uyu nguyu. Okay, dukande hano kuri hano ngo nta mafaranga afiteho, nta mafaranga afiteho yo gukina game. Okay, hano Mariya ko nta mafaranga afiteho yo gukina game, baramfiteho amafaranga makeya cyane. Yes, hanyuma rero ubu ni uburyo butandukanye wagenda ukoreraho amafaranga. Uko ugenda ufungura account nawe uragenda uvumbura byinshi cyane, uburyo butandukanye wakorera amafaranga. Hanyuma ikindi kintu kizana amafaranga menshi cyane, mujye mugerageza mwemvite abantu baze rwose. Iyo wemvisa umuntu baraguhemba. Hanyuma rero reka dufungire ahangaha. Ndatekereza yuko gukora live ntabwo noneho bisangura umugabo uri umugore, icyo uri cyo cyose utangira gukora live nta kibazo. Upfa kuba ufite account zawe, ufiteho amafaranga. Yes, ndatekereza yuko rero nta kindi kibazo gihari hano. Noneho ntabwo birindira igitsina runaka. Hano uri we wese uratangira gukora live. Yes, ndabashimiye rero. Mureke dusubikire ahangaha ikiganiro, hanyuma turongera kuza kuganira ku bindi biza kuvumburwa kuri account. Tuzagenda tuyigaho cyane tumenye uko tuza kubikuza. Ndaza kwibereka muri video ikurikiyeho nimara kugushyiraho amafaranga yo kubikura. Yes, ndabashimiye rero. Twongeye tubonane mu yandi makuru akurikiyeho. Bye bye.